Yes, twizere ko mumeze neza abakunzi ba Rwanda Trends TV5. Twizere ko mumeze neza rwose aho tugenda tubagezaho amakuru atandukanye, aho turaje kabisa tugiye tubana namwe mu makuru atandukanye y'imyidagaduro, politiki, imikino ndetse n'udushya. Hose tugenda tubabwira uko bivuga, tuba twabagereyo tukababwira uko bimeze mu majwi. Bana nta kindi bisaba rero kubana natwe no kujyana ahantu handitse ijambo subscribe, ugakandaho tukajya tubana mu bitekerezo, kudusangiza inshuti n'abavandimwe no gutanga no kudukunda muri rusange. Rero nta kindi bisaba no kuri Rwanda Trends TV no kujyana handitse ijambo subscribe, ugakandaho tukajya tubana gatanu kuri gatanu. Rero ikintu tugiye kubagezaho uyu munsi ku bantu bakoze subscribe n'abatarayikora rero no kuyikora, ubwo no kujyana turababwira uburyo Bushari bimeze. Ufana Bushari bari biteguye ko bagiye kongera kumwakira ku gasima ke. Ubwo turuva kuri Bushari turaza kuza kuri Israel Mbonyi kabisa. Inengeze umunani cyangwa se ibintu ashinzwa umunani muri societe byatangajwe. Ni ibintu rwose byagiye babaza abakunda Imana n'abaririmbyi bahimbaza Imana ndetse n'abakundaga Israel Mbonyi, ko iyi mico batayishimiye kandi yamaze kumenyekana mu Rwanda hose no mu Buhinde yize. Israel Mbonyi rero aravugwa. Reka tubanze kuri Bushari muramuzi. Tubanze kuri Bushari. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwashimangiye ko Bushari nabo bareganwa bakomeza kuburana bafunzwe. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwashimangiye ko Hagenimana Jean Paul cyangwa se Bushari na Nizeyimana Salamu bazwi mu njyana kina trap ndetse n'Uwizeyimana Karene bakurikiranywe icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge bazakomeza kuburana bafunze. Inyuma yo ku rukiko rw'ibanze rwari rwategetse ko bafungwa iminsi 30 y'agateganyo mu isoma ry'urubanza byabaye kuri tariki ya 4 Ugushyingo 2019. Ibi mwarabyumvise. Nyuma rero yo kutanyurwa n'imyanzuro y'urukiko, rw'ibanze rwa Nyarugenge, Bushari nabo bareganwa bahisemo kujurira. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rero ku wa mbere tariki ya 25 Ugushyingo 2019 nibwo baburanye ubujurire bwabo. Ku wa gatatu rero tariki ya 27 Ugushyingo 2019 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwongeye gushimangira ko Bushari nabo bareganwa bakomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe bategereje kuburana mu mizi. Bushari na bagenzi be bakaba bafungiwe muri gereza ya Nyarugenge iri hariya Imageragere, mu gihe ubushinjacyaha bugikusanya ibimenyetso bizabafasha kuburana neza cyane mu minsi iri imbere muri rusange. Bushari n'umwe mu raperi bameze neza, bari bameze neza cyane. Yatawe muri yombi tariki ya 18 Ukwakira 2019 ubwo ari akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Afatanywa n'abandi batatu barimo Drip baririmbana ndetse n'abakobwa babiri. Umwe mu bakobwa babiri bafatanywe uwitwa Uwase Nadia, mwaramwumvise ese arekurwa nyuma yuko ubushinjacyaha bubuze ibimenyetso byo gukoresha ibiyobyabwenge mu mubiri we. Abandi babapimye mu mubiri basanga rwose ibiyobyabwenge birimo, ariko uyu mukobwa bita Uwase Nadia yise ataha, bararebye mu maraso basanga rwose nta rumogi rurimo. Bushari uri mu bahanzi rero bagezweho, yatangiye umuziki mu mpera ya za 2013. Ubundi yavashwe yari aherutse kumurika album ye ya kabiri yise Ku Gasima, yagiye hanze nyuma y'iya mbere yo yayisohoye muri Gashyantare 2018 yitwa Nyiramubande. Izina rya Bushari rero riherutse kuzamurwa cyane mu ndirimbo yise Ni Twebwe kabisa. Bivuze Bushari benshi bahita bumva rwose izina ye. Yes, Bushari rero urumva ko abafana be bari bamutegereje bagati Bushari tugiye kongera kumubona hano rwose twikomereza Ku Gasima n'injyana nziza cyane za kina trop. Ariko Bushari agomba kongera kuba agiyemo gatoya kugira ngo urukiko rwanzure neza cyane nimba rugiye kumukatira bimeze bite. Uwo yari Bushari rero. Reka tuve kuri Bushari twegere kuri Israel Mbonyi. Nari mbaze kumabwira ko Israel Mbonyi afite inenge umunani abakunzi b'umuziki bagiye batangaza ndetse n'abanyamakuru mu rusange n'abantu bose bamukunda, ariko bagiye bavuga ati ni izinenge rwose Imbonyi arazifite. Rero ibitangazamakuru bitandukanye byagiye bigaragaza inenge umunani imbi zigaragara ku muhanzi Israel Mbonyi. Bivuga ko ari abakunzi b'umuziki bagiye bitangaza, hari n'abatandukanye bagaragara mu kuramya no guhimbaza Imana bagiye bavuga ati ibyanga bikunze izi nenge umunani Israel Mbonyi arazifite. Abanyamakuru bagiye bagerageza kumubaza Mbonyi akavuga ati ibyo bavuze tuzabiganiraho, reka turebe izo nenge umunani mbi cyane zashyizwe ku rutonde n'ibinyamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda. Ku ikubitiro rero umuhanzi Israel Mbonyi wamamaye cyane mu ndirimbo ziramya no guhimbaza Imana ngo akunda kwiyemera cyane. Akunda kwiyemera cyane uyu muhanzi ubwo yagiye atambuka muri radio zitandukanye za hano mu Rwanda,
yagiye agaragaza aho bagendaga bamubaza akavuga ko agomba kwifunga ngo arifunga cyane nk'uwo Philipita amya ko Mbonyi Israel yatangarije muri studio za radio akoramo ko yifunga ko yemera cyane ngo mu kiganiro rero cye Mbonyi ubwe yivugiye ko yifunga iyo vuze ngo kwifunga ni ukuvuga ko yiyemera mu mvugo z'abahanzi barimba indirimbo zitwa izisi. Philipita rero akomeza ahamya aha bagenzi be anababwira ko uyu muhanzi rwose yifunga nk'uko yagiye abitangaziriza kuri radio ye, ndetse ngashobora no kwandikira umuntu cyangwa se abantu bashobora kumwandikira ngo akabarya sine, kwandika umuntu ntamusubize kuri WhatsApp ngo kandi afite akanya. Mbonye icyo kintu nicyo yemereye ngo arifunga rwose, ushobora no kumwandikira rwose ngo ntagusubize ngo kandi afite akanya. Ibi nibyo yamaze wewe yivugiye. Icyo cyari cya mbere ngo kwemera. Icya kabiri rero kuri Israel Mbonyi cyashyizwe ahagaragara mu bitangazamakuru ni gusumbanyisha abantu mu butumire. Iyo atumiye abantu rwose aragusumbanya bikomeye cyane. Bamwe mu bagiye bagaragara ndetse batifuje ko n'amazina yabo ajya hanze mu bitangazamakuru bagiye bagerageza gutumira uyu muhanzi w'icyamare, bavuga ko kumutumira bigoranye cyane aho aca amafaranga y'umurengera kandi yakagombye kuborohereza ngo dore ko byinshi mu bitaramo baba bamutumiyemo ari ibitaramo bitishyuza. Rero nawe iyo bamutumiye rwose agasanga avuga ngo mugomba kumva amafaranga menshi cyane. Umwe mu baganira n'umunyamakuru mu karere ka Nyarugenge we yagize ati Mbonyi amaze kuba umusitari bigoranye kumutumira uriya mwana, gusa mbabazwa nuko abahanzi b'Imana iyo bamaze kuzamuka cyangwa se kugera mu ntera yo hejuru ari kuvuga bakakwiye kumenya ko ari ukuvuga ubutumwa atari ugukorera amafaranga. Urumva ko Israel Mbonyi rero gusumanyisha abantu mu butumire, ntabwo wamutumira gutyo ahita akubwira ati n'aya mafaranga hamwe akagera ubuntu nuko biba bimeze. Icya gatatu rero kuri Israel Mbonyi cyashyizwe mu itangazamakuru ni ukwemerera abantu kwitabira ibitaramo n'ibiterane akabihindura ku munota wa nyuma. Icyo ni icya gatatu. Uyu muhanzi bivuga ko abantu benshi bashobora kumutumira mu biterane akabemerera wenda tuvugane nko ku wa gatanu, bakaba bizeye ko Israel Mbonyi ari buze ku masegonda nyuma ntaze, bakamuhamagara bakamubura ndetse agakuraho na telefone ngo yabapfa agasona akabandikira message kuri WhatsApp akavuga ati ntabwo ndi buboneke nagiye imahanga. Benshi bagiye batanga ubuhamya. Icyo ni icya gatatu kuri Israel Mbonyi. Icya kane rero kudaha agaciro no gusuzugura bamwe mu bahanzi bakorera umurimo w'Imana. Ubwo ni gusuzugura abahanzi bakora umurimo w'Imana nabo nkawe, abantu b'abahanzi nkawe nabo ngarabasuzugura cyane. Iyi nenge yakunze kuvugwaho mu myaka 4 amaze muri muzika, ko nyuma kuva mu Buhinde kwiga bivuga ko yahise ahindura inshuti ze, ndetse bamwe mu bo babanye nawe iyo mahanga bemeza ko yahise abacikaho burundu akimara kwamamara, kandi aribo yifashishaga hamwe na hamwe. Umwe mu bo rero bagiye bavuga ko Mbonyi yabaye umusitari cyane. Ni byiza gusa yahise yicanga ku nshuti ze ngaro biganye nabo babanye rwose. Ubu ngubu Israel Mbonyi ntacyo mwaganira na gato cyane. Rero ku inenge gatanu kuri Israel Mbonyi bavuze kudashyigikira impano zikizamuka. Umwe mu basore baba mu gihugu cy'Ubuholande yavuze ko yemeza ko nawe yakuranye na Mbonyi ndetse banacuranganaga Kamuhoza ho mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kimisagara, ariko uyu muntu nguyu ntabwo yahatse ko amazina ye tuyavuga. Yavuze ko rwose Israel Mbonyi rwose ntabwo yashyigikira umuntu ukizamuka, ati hari naho umutumira mu kitaramo ntaze. Yagize ati njyewe twarakuranye tunacuranga muri rusange, ubundi twamwitaga Eric, gusa yarahindutse pe. Ntiwakwiyumvisha ukuntu umuntu uririmba indirimbo zimbaza Imana, ndetse twanakuranye namubwira ikintu ntacyumve no kumwandikira ntasubize, agasubiza ndetse anatinza cyangwa se ntazabisubize. Ariko niyo ushatse kugerageza kuba uririmba indirimbo zimbaza Imana ngo ushaka kuba wagiriye icyo agufasha, ntabwo yagusubiza. Icya gatandatu rero kuri Israel Mbonyi ikintu bavuze ni guca amafaranga y'ikirenga. Benshi mu bayobozi bakoranye n'abandi bemeza ko uyu musore akwiriye kwikosora ngo kuko siko umuririmbyi w'Imana yagagombye kubaho cyangwa se gukora. Guca amafaranga hose amafaranga y'ikirenga ntabwo ari byo. Hari umwe wavuze ati rwose naramubwiye ngo dukorane igitaramo, aravuga ati arananyizeza ko azamufasha, akavuga ngo n'igitaramo azacyamamaza kuri Instagram ye, ariko ngo yabihinduye ku munota wa nyuma ngo yaza no kumubwira ngo amuhe amafaranga rwose ngo yari kuyamuha. Israel Mbonyi kandi ngo yamubwiye ko agomba kumuca amafaranga menshi cyane. Hari n'undi rero Israel Mbonyi
Israel rero Mbonyi Cyambu mu mateka yashize yahoze acuranga mu rusengero mu majyaruguru i Musanze, hari n'undi umwe mu makorali yigeze kumutumira mu ntara, aho mu ntara rwose amuca miliyoni 2 avuga ati kugira ngo mbashe kuza muri korali yanyu kuririmba mu giterane mugomba kuma miliyoni 2, kandi benshi bibaza ese gute aca miliyoni 2 kandi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana akiyangiza ko ari ubutumwa ivuga butumwa abarimo. Yes, kuri karindwi rero bagiye bavuga ati kuza abagiye bati Israel Mbonyi cyangwa se Israel Mbonyi Cyambu, umwanya wa karindwi inenge bamunenga no kuza yakiririwe mu bitaramo n'ibiterane, uramutumira rwose ukabipanga neza cyane ukamwishyura, ariko akaza kuhagera igiterane rwose kirimbanije bamwe baririmbye bwa mbere atanababonye, kandi akagera cyangwa gusa akaza akarimba iminota mike agahita yitahira. Urumva ko ngamaze kwiyemera cyane nkuko bari kubivuga. Rero ku mwanya wa 8 ikintu bashinza Israel Mbonyi abakunzi b'umuziki uziririmba, abantu kunzi b'umuziki wizihimbazwa Imana, bagize ati kuririmba mu bitaramo byabereye mu tubari no mu tubyiniro. Israel Mbonyi rwose tura ikintu bamunenga no kuririmba mu tubyiniro no mu tubari, kandi umuntu wihaye Imana nka kuriya ntabwo yakagiye kuririmbara mu macupa ya rikeri kanyangana za konyage. Ibi ngibi rwose ibingibi ntabwo bibaho, ariko bamwe bavuga ati ese ati ni gute umuntu agiye muri za konyage kuririmba mu tubari, uwo ni Israel Mbonyi. Ntabwo ibingibi turabimunenga, ntabwo byaba ari byiza cyane. Abanyamakuru batangiye bagerageje kumubaza ati ese Israel Mbonyi ibi bagutangajeho waba ubizi? Aragira ati sasa rero icyo gitekerezo cyo kuvuga kuri biriya ni cyiza cyane, gusa ijambo ry'Imana ritubuza guhubuka cyangwa guhutiraho, ahubwo rikadusaba kwifata nk'amarangamutima. Ati mwanyemera tukazaba tubiretse niba nta kibazo. Sinagira icyo mbivugaho, ati munyemerere rwose tube tubiretse ibyo mumbaza kuba nirata cyangwa se mumbabarire tuzabe tubivugaho. Israel Mbonyi rero urumva ko n'ibyo bintu 8 bavuze bamunenga cyangwa se inengeza Israel Mbonyi. Nga rero ngo muri iyi minsi ngariyo mpamvu uri kugenda rwose wumva ng'indirimbo ze shyashya zidacurangwa ku maradiyo n'amateleviziyo, ngo nukubera Israel Mbonyi ngo ari umuntu wiremereje cyane. N'aba DJs twagiye tubaza bagiye bavuga ati rwose Mbonyi uje kugura indirimbo agura iya kera yabanjirijeho, inshyashya ntabwo babazizi kubera ko ngo abanyamakuru bataba bazikinye, ngo kubera ko ngo rwose bamushinza kwiyemera cyane kandi atari byiza, aricyo ariho hantu ashobora kugwa cyane ugasanga indirimbo ze ntabwo ziri kuzamuka kera, dore ko zagiraga miliyoni z'abayirebye. Ariko ubu ngubu rwose Mbonyi ngo ashobora kuba yagenda asubira inyuma kubera ko yarifunze ngo ku nyamakuru. Yes, nguko rero twari tubuje kuri Bushari na Israel Mbonyi, ubwo turagenda tubagezaho byinshi bitandukanye mu myidagaduro. Nta kindi bisaba rero kubana na Rwanda Trends TV5 no kujyana nanditse ijambo subscribe ugakandaho tukajya tubana 5 kuri 5.